reka ngusuhuze nkomeze no kukwifuriza ibihe byiza aho uri hatandukanye. Nizera ko ukomeje kugubwa neza n'ibyo urimo muri aka kanya. Niba kandi bitanameze neza ihangane, nta kundi bigenda mu buzima, habaho ibyiza n'ibibi, ariko umufaransa yaravuze ngo après la pluie il y a le bon temps. Muri aka kanya nje kukubwira inkuru zivugwa mu ntara y'Uburengerazuba. Ese bundahera reka mpere hejuru manuka hasi. Mu minota mike yishize ibiro bya Minisitiri w'Intebe hano mu Rwanda bisohoye itangazo rivuga ko uwari guverineri w'intara y'Uburengerazuba yakuwe ku mirimo ye agasimbuzwa undi. Uyu wari guverineri w'intara y'Uburengerazuba yitwa Dushimimana Lambert. Itangazo riragira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nomero 14/2013 ryo kwa 25 Werurwe 2013 rigena imitunganirize n'imiyoborere by'intara cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9, none kwa 23 Gushyingo 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize Bwana Jean Bosco Ntibitura guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Uyu Ntibitura Jean Bosco yarasanzwe akuriye ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda muri Minisiteri y'Umutekano. Akaba ari we rero usimbuye Bwana Dushimimana Lambert wari guverineri w'intara y'Uburengerazuba kuva muri Nzeri mwaka ushize w'ibihumbi 2023. Ibi bibaye rero nyuma y'uko hari hashize akanya gato tumenye andi makuru avugwa mu karere ka Rusizi yavugaga ko wari umuyobozi w'aka karere ndetse n'umwungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bamaze kwegura ndetse n'undi mujyanama umwe. Uti bimeze bite byo rero? Ku mugoroba wo kuri wa gatandatu tariki 23 Gushyingo 2024 abayobozi batatu bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba beguye ku mirimo yabo bari bashinzwe. Abeguye n'uwo umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti, uwo umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dukuzumuremyi Anne Marie na Niyonsaba Jeanne d'Arc wari umujyanama, akaba yarinjiye mu nama njyanama hagarariye abagore muri ya 30% y'abagore. Umuseke ukaba uvuga ko wamenye ko njyanama yateranye kugira ngo yemeze ubwegure bw'aba batatu. Inshuro zose rero bagerageje kuvugana na perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi uyu Uwizeye Odette ntiyigeze yitaba telefone ye kugira ngo agire icyo asubiza iki kinyamakuru. Gusa turakomeza dukurikirane iby'imyanzuro y'iyi nama idasanzwe bivugwa ko yateranye. Urumva ni inama idasanzwe yateranye igaterana no mu mpera z'icyumweru, ariko uko byagenda kose imyanzuro iri bufatirwe muri nama njyanama y'akarere ka Rusizi idasanzwe yateranye nayo tuzayibagezaho. Hagati aho bibaye nyuma y'uko n'ubundi mu karere ka Karongi uwari umuyobozi wako nawe aheruka kwegura ndetse akajyana n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndetse n'uwari perezida wa njyanama y'akarere ka Karongi. Ndetse hakaba hari n'amakuru avuga ko iyi Tour du Rwanda nk'uko babyise ishobora gukomereza no mu ntara y'Amajyepfo. Turacyabikurikirana nabyo nibigira aho bipfumukira turi hafi kugira ngo tubagezeho aya makuru. Reka ngushimire wowe rero twari tubanye muri iyi nkuru idasanzwe kandi yihuta. Komeza kubana na General Knowledge Entertainment umenyera amakuru ku gihe.